nkina mu nzira y'umusaraba bigeze ku munota rwose mudashobora kwihangana. Sinshaka kumza kwiteranya n'umwana. Nkuzaniye umuringa uhereza uribagiza. Ibintu byanyu mbivuyemo. nkakina mu rukundo rwanjye ajya kuziruka muri mu bintu kina nabyo nge adamu mezane sibyo tuza naho inzoga we ngaho nasangiye nawe nkakina umutima ukomeretse. Izo ni filime maze kugaragaramo. Ubwo rero twagiye gukina filime twagiye gushutinga urukundo rwanjye ndakeka nibwo twicaye nyine ko kundi muganira n'abantu turicara nabo bagabo turahura ndi kumvuga ati mana yanjye wampereza abana twazasangira ndumva nshaka gusangira n'abana ariko numvaga mu by'ukuri ntago nari nzi abana nshaka gusangira nabo. y'umudugudu wa Nyabitare ryo twita irerero itetero rya Nyabitare, tukaba dufite abana 56. Aba bana ni abana b'abantu batishoboye baciriritse, akenshi baje gukora imirimo yoroheje bakaza kugira ibibazo by'ubukene muzi. Baraza ugasanga akenshi baje kubaka amazu bakarongora umufundi ndakigira iwabo ndakigira ugasanga akenshi ababyeyi batanya abana. Abo bana nibo twagiye dufata turakoranya baraza kugira ngo babashe byibura kwiga garidiyeni. Dufite ikigo hano hirya ku cy'akademi niho tubajyana, ariko nta mwana wacu abambere bafite 96 abanyuma bagira bari muri 60. Urumva abo bana twakuye ahantu hakomeye mu iyo mihanda bakaza bagera, urumva ko ni ibintu bishimishije. Bakabona ko umubyeyi nk'uyu ngo yaraje aje kureba abana barishima, nabo mu mutwe wabo buri ntabwo azabyibagirwa, azavuga bati twasuye na naka na Sifa yaraje adusura n'abana be turashaka kuzamera nkawe. Bya bitekerezo byabo bikagira bikabivamo by'iwabo none bakareba imbere. Kuri iyo mpamvu twabashimira iki gikorwa cyanyu mwaje kureba, tukaba twagira ngo hari abana ba mbere twari twahaye birote, tukaba twagira ngo abandi 5 ba mbere bakurikiyeho ba kabiri ngo dufare muri icyo gikorwa cyo kugira ngo babone nabo birote bakoreye. Inshuti bakunze rero ba Mpinga Sifa Show, twongeye tubaha ikaze mugiye kubana muri kiganiro. Ni Scott Emile, turi hano ku ishuri ry'irerero aho twagiye gutanga indangamanota z'abana barera muri rerero ry'aha ngaha, ariko mu by'ukuri ni igikorwa cyiza cy'aba bana. So rero ntabwo ari abana gusa bahigira muri rino rerero, hakaba hari n'ababyeyi bakuru nabo bahigira. Urumva mu gihe cya kera ababyeyi bajyaga batabona ubushobozi bwo kujya kwiga, cyangwa se bitewe wenda n'amateka y'iki gihugu abantu bakaba barakuze batazi gusoma no kwandika. So rero bimwe mu byiza twahasanze hari n'ababyeyi bakuze rwose, ariko bagize igitekerezo kuvuga ngo ntabwo twaheranwa n'ibihe bya kera, reka natwe tujye mu ishuri twige gusoma no kwandika. Mama tuguhaye ikaze. Murakoze. Mbere na mbere witwa nde? Nitwa Bazogera Francine, umubyeyi w'abana 5 n'umwuzukuru umwe. Okay. Hanyuma rero niki cyaguteye courage yo kuza muri rino rero kavuga ngo reka nanjye nze nige menye gusoma no kwandika, yewe menye n'icyongereza? Giwe nakuze ndi imfubye nabona umuryango, ngirirwa amahirwe make yo kujya ku ishuri, sinabona abanjyana ku ishuri ngo nige, ariko mbyaye mbona kwigisha abana ni byiza, nkumva nagira ishyaka ryo kubigisha. Ariko babahaye umwaka bakababwira bati mugenda ababyeyi babasubirishemo iki kintu, abana babima nkagira impfunwe kuko ntacyo nabaga mfite cyo kubabwira. Nkareba wenda umwe mukuru mubona agirishije ubuntu kugira ngo bagere ku ishuri akabamfashiriza, nanjye mitangira ipfunwe ryo kuvuga nti nanjye mbonye nibuze aho namenya gusoma no kwandika byamfasha bikambera byiza. Ni muri ubwo buryo twagiriwe ubuntu tubona irerero ry'abana, natwe bakuru badushishikariza kuza kugeramo. Hanyuma umaze igihe kingana iki wiga? Ntabwo ari igihe kirekire, tugiye kumara nk'amezi 5 twiga. Amezi 5? Ese wenda nkubajije akantu gatoya, mbere ntago wari uzi gusoma no kwandika? Nta kintu na kimwe wari uzi? Nta kintu na kimwe nari nzi. Twahereye ku nyuguti batavuga ngo nituzamura akarongo dutambika kandi. Ubu ngubu rero muri aya mezi umaze kugera
umajije hano wiga nicyo umaze kugeraho n'iki wiyunguyeho? maze kubimenya kuko nari mfite telefone umuntu yampamagara nkavuga ngo nibandebere umuntu cyangwa nanjye nko guhamagara umuntu nkavuga ngo nimundebere runaka, ariko maze gufata nomero zanjye mu mutwe za telefone n'umuntu yabampamagaye nkabasha kumenya ngo ni kanaka umpamagaye. Hanyuma gusoma se byo hari ikiyunguyeho cyangwa ntabwo urabimenya? Gusoma turabyumvamo, urumva iyo umuntu agitangira n'urugendo rukomeye hari inyuguti ntoya tugenda tumenya, kwandika mama papa byose tumaze kubimenya. Ubu ngubu umuntu akwandikiye ngo mama papa ubasha kubisoma neza cyane no kubyandika? Inyuguti umaze kwiga ni izihe? Tumaze kumenya inuma, imana, mama, papa n'izindi zizagenda ziza. Ni ikinyarwanda mwiga gusa cyangwa mwiga n'akongereza? Turacyari ku kinyarwanda ntabwo turagera ku cyongereza. Okay, turagushimiye. Murakoze. Yes, rero hano twakira n'undi mubyeyi bigaragara ko wakuze rwose, twatunguwe no kubona rwose abantu bitabira igikorwa cyiza leta yabashyiriho cyo gusoma no kwandika. Mama nawe tuguhaye ikaze. Nitwa Yakujijera Buresiya, narezwe kera nderwa n'ababyeyi nkajya njya kumunka nkaragira inka b'umushumba, mbese sinigeze njya mu ishuri, ariko narishimye batubwiye kuza kwandika no gusoma, nange ndabyishimira. Ubu nanjye inyuguti zimaze kumenya nkeya, batangiranye n'uyu mubyeyi. Yego, ariko biragenda. Ubu ngubu byose warabimenye? Iby'ibanze ndi kubimenya, biragenda. Nidukomeza kwiga tuzamenya byose. None se mama, wenda dusubiye inyuma ho gatoya, ni ukubera iki? Urabona urakuze, byanga byakunda ufite abuzukuru uruzukuruje, kubera iki imbere utabashije kujya mu ishuri? Amateka gatoya twumve. Mbere ntabwo nigeze njya ku ishuri. Amateka ngiye kuguha, abana ba kera batubuzaga kujya kwiga, tukaragira inka tukaragira ihene, ubundi tugahinga ngo nta mukobwa ukwiye kwiga. Ubwo nabaye aho ntiga, mbese kugeza kuri iyi saha, ariko numvise batangiye kujya kwiga ubu, numva ndanezerewe kubera ko abuzukuru banjye bose biga, nanjye abana narishimye, nanjye numva mfite ibyishimo byo kujya kureba icyo bandushije. Ntabwo bigutera ipfunwe? Nta pfunwe, bintera ipfunwe mba naragumye mu rugo. Numva nishimye, nzakomeza kwiga kugeza igihe nzamenyera byose. Use nk'abantu nta muntu uraguca intege? Ntabwo banca intege kubera ko naje mbishaka, ahubwo nanjye shishikariza abandi ntimuzabe tujye kwiga ni byiza. Ubwo rero kugeza kuri iyi saha nanjye ibyishimo byo kwiga ndabifite. Kuva watangira kwiga muri rino rero, ni ubuhe bumenyi umajije kwiyungura? Njyewe sinari nzi n'inyuguti ya A n'iya E, byose nta na kimwe nari nzi. Ariko wamenye A, E byose ndabyizi. Kandi umaze kwiga A na E na A byose bibira. Ni zingahe? A ni 3. Mwize 3. Hari zitubwira twumve kugira ngo n'abantu ko I na A na E ibyo zose ziri ku murongo. Hari I, U, O, A, E. Ibyo ndabizi. Bisubiremo. I, O, A, E. Kabisa. Hanyuma rero ni iki wabwira leta y'u Rwanda? Cyangwa se nuhe butumwa? Ubutumwa nabwira leta y'u Rwanda, umubyeyi wacu yatubanye mu bwigunge, turaseruka. Ubu mba ndi mu rugo, ariko ndaseruka nkajya aho abandi bari, nkajya kwiga. Mfite abana 3 ndera b'imfubyi, abandi barakuze, ariko nabona bashishikarije kujya kwiga. Leta y'u Rwanda icyo nayibwira ni uko nkatwe twagiye kumenya ubwenge ngo tuze kwiga, natwe bazadufasha tugatera imbere. Ubutumwa nabagenera ni uko bagenzi banjye tungana batazi gusoma no kwandika, nabashishikariza kujya kwiga, bakiga gusoma no kwandika. Ubwo ngera nko nagiraga ku cyapa nkabaririza, nk'ufite agatelefoni sindamenya kumenya neza, ariko ubu ngubu nanjye nkabwira umuntu ngo nandebere telefoni yanjye umpamagaye, ariko ndimwe biraza. Ariko ubu byaraje?
biraza mwe umuntu aguhamagaye uramenya ngo wenda ni Fideli ntabwo ndabimenya neza ariko ndabimenya iby'ibanze birimo kuza iby'ibanze birimo ku buryo wabasha no kwiramo izina ry'umuntu ugiye guhamagara umpamagara iryo pfunwe nari ndifite byarambabaje cyangwa niba umuntu akohereza akamesaje k'amafaranga ukamenya ngo simbimenye ariko utangiye kubimenya ariko ntangiye kubimenya wumva se ko byatangiye biratangiye bimwe biraza ubutumwa ngenda nigisha abandi ngo bajye kwiga ni byiza abantu bakandamijwe kera ariko umva Kagame yarakoze twageze mu iterambere nicyo wamubwira umubyeyi wacu nicyo wabwira umubyeyi wacu Kagame umubyeyi wacu Kagame icyo namubwira yampaye inka yagwaye inka yampaye inka ndayifite ikindi nomgeraho ikindi ntangiye kujya kwiga kandi ndi umukecuru wumva iterambere turikunze kandi tuzamuye inyuma turamushyigikiye mama turagushimiye yego yes rero turi kumwe n'undi mu mama hano nawe uri muri rino rero harya iri rero ni irya hehe Nyabitare ni irya Nyabitare ni naho uvuka wowe utuye hano nashatse muri uyu mudugudu ariko mvuka Igihara none nawe turatunguwe no kubona hano uri mu bantu baje kwiga gusoma no kwandika kandi turabona ukiri mutoya byakugendekeye bite igihe banyita Nyotsaba Louise yego ndi umumama w'abana babiri navutse nyine nsanga mu rugo ari abasinzi batubyaye turi abana barindwi mbura uko niga ari njye mukuru uko mama yasubira iwabo ngasigara ndera bene mama narize ariko ngarukira mu wa gatatu wagarukiye mu wa gatatu primaire se sinumva wowe ubizi ubwo kwiga nahise mbicikirizaho ndera bene mama bantera inda afite imyaka 21 wambyaje aranshaka ariko nazi gusoma nkajya ngera ku cyapa bikananira kandi warigaga mu wa gatatu primaire numva njya kwiga na stress z'ababyeyi naraye ijoro kwiga biri inyuma yego mwana wanjye ariga bageze mu wa kabiri akajya umwana ungana ute w'imyaka 7 akageza akambwira ngo mama baduhaye wo mu waka abwa se ngo ntago nizi uruse ngo ntago wize ntago nizi umudugudu bashishikariza abantu batazi gusoma no kwandika nzagukika nazi no kwandika izina ryanjye ariko ubu ndabizi no kwandika amazina y'abana banjye byose urabizi wowe wahise unanabifata kuko n'ubundi rero wageze ubu ngubu rero nimba ubona ko hano uburezi nyine urimo ugenda ubufata neza amasomo uyafata neza nihe gahunda ufite gahunda se yo kuziga ujye na primaire niba na ngombwa na segonderi uyige dore ko na leta yarashyiraho amashuri yo kwigira ku buntu nkakomeza amashuri numvaga amaze kumenya gusoma umva nabamaze kujijuka mu mutwe nkagira icyo nakora nkamenya kubara ayo mafaranga se nkamenya naranguje ayanungutsayo nkihugura mu mutwe ese hano barabigisha neza baratwigisha nta kibazo okay so rero nawe turagushimiye kandi tunakwifuriza amahirwe masa no kuzakomeza ugatsinda yego murakoze abakunzi ba Mpinga TV show nk'uko mubibona turacyari muri rino rerero itetero rya Nyabitare hano ku Ruyenzi hano duhagaze turi mu ishuri aho abana bigira ariko turi kumwe n'umubyeyi ni umumama nk'uko mubibona ni umuntu mwiza cyane umwe mu baba hafi aba bana ba hano twatangira tubakira mwitwa bande Jewe nitwa Ukeye Louise nkaba ndi umushumba wungirije umushumba mukuru w'itorero rya Restoration Church Evangelical Restoration Church hano muri Kamonyi yes twari twaje rero mu muhango wo gutanga indangamanota z'abana ariko turabungurika tunaganiraho gato umubyeyi turabizi ko ari mwe muba hafi aba bana ubuzima bw'abana murabuzi umunsi ku munsi aba bana bigira hano muri ino rero ubundi igitekerezo cyavuye hehe ni igitekerezo cy'itorero cyangwa ni igitekerezo cy'abantu bishyize hamwe iki ni igitekerezo mbere na mbere cya leta y'ubumwe yacu mu guhuriza hamwe abana bavuka mu miryango itishoboye ba bandi badashobora kubona ubushobozi bwo kujya muri gardienne za prive cyangwa se n'izindi zigenga ariko zishobora kuba zitanga amafaranga azamuye ho gato aba ni abana rero bafite ababyeyi benshi bakora imirimo y'ikiyede abandi guhinga kuko turi mu ntara bagahinga imirima y'abaturage bakabishyura ni abantu bashobora kubona amafaranga ashobora gutuma barya abandi ndetse nabo no kurya bitabasha
kuborohera. Abo bana rero nk'uko leta yacu yabidusabye, yasabye ko buri mudugudu ugira irerero. Iri rero ni rimwe mu irerero rigenda rigaragara hose mu gihugu mu midugudu. Natwe rero nk'umudugudu wa Nyabitare dufite iri rerero ryitwa Itetero rya Nyabitare. mubitaho gute nk'umubyeyi? Yego, cyane nk'umwihariko muri iri rerero ryacu rya Nyabitare, kuba rifite amahirwe yo kugira abarimu babiri babakurikirana, kandi umwe akaba abifitiye n'impamyabumenyi. Iri shuri rero ntabwo ryatangiriye hano muri iki kigo, muri iri torero. Ryatangiriye mu mudugudu ahantu hari haratanzwe n'umuntu umwe, ariko nawe atahatanze ku buntu, bahakodesha kandi ari hato cyane. Ahantu hashoboraga kujya umukeka uyu umwe wonyine, hakajyamo abana 35 no kuzamura. Nyuma yaho rero nk'uko twari dufite iki cyumba kiri ahangaha, n'umukuru w'itorero hano yajyaga akunda kubasura aho bakoreraga, akajya aba umufatanyabikorwa nabo. Hanyuma igihe kigeze rero baza gufunga insengero. Aha rero cyari icyumba kigiramo abana bo ku cyumweru bita Sunday School cyangwa se Ekodime. Ni hano abana b'itorero bateraniraga. Ibi byumba byari ibyumba by'amasengesho. Kubera rero ibihe turimo bitari byatangira gutuma amatorero akora, ariko ibyo dusabwa byarujujwe, dutegereje gusa itegeko rya leta. Turavuga rero ngo muri iki gihe aho kugira ngo habe hafunze kandi abana bafite aho babyiganira, natwe turi Abanyarwanda. Nyuma y'uko tuba abashumba cyangwa se abapasiteri b'itorero, turi Abanyarwanda bashobora kureba ikibazo kiri muri community duherereyemo. Nibwo rero umushumba yegereye ubuyobozi bw'umudugudu n'ubw'irerero, ababwira ko ashobora kubaha ahantu ku buntu bashyira abana babo, hanyuma abana bakanabasha kwaguka ntibakomeze kuba bake. Rero twabakira ari muri 35, ariko ubu bageze muri 56, ndetse bageze no gushaka kugera muri 60. Ariko turavuga ngo n'ubundi twarwanyije ubucucike, n'ubundi budakomeza kuba abana baba bacucitse. Ibyo rero icyo cyarakemutse, aha barahari. Ariko dufite imbogamizi. Urabona ko hari umukeka kandi hakaba hari abana bo mu byiciro bitatu. Hariyo baby imyaka 2 n'igice, harimo 4 n'itatu n'igice, bose bateraniramo hano. Hanyuma afite ahantu hano hirya twifuza kuzashyira icyumba kinini kirimo 2. Harimo fondasiyo, hazamuye n'inkuta, ariko ntiturabona ubushobozi bwo kubizamurira rimwe ngo abana babashe kugabanya, bamwe baguma aha, kuko n'ubundi n'insengero nizifungurwa abo bana ntibazahava, kubera yuko baterana kugeza ku wa gatanu kandi saa 6 gusa. Ubwo twebwe tukabakoresha ku cyumweru, habaga rero ubundi hafunze, cyangwa se abashaka gusenga akaba aribo bajyamo. Uyu munsi rero hashobora gukoreshwa nk'icyumba kimwe, na kiriya kikazaba icya 2 n'icya 3. Icyo kibazo kikaba kirakemutse cy'ubucucike. Hanyuma ikindi gisigaye ni uko babirimo kwigira noneho hasi bicaye. Twari turimo rero dushaka icyifuzo cya mbere cyihuta, intebe. Babonye intebe bicaraho n'ibikoma iyo banywa, usanga babimennye hano ku mukeka kubera ko barabyiganye, agatoya kagihirika kikameneka ku wundi. Ikihutirwa ni uko babona utumeza n'udutebe baterekaho bya bikombe. Icyo ni kimwe mba ndeba nk'umuntu. Sinababwiye uko naje kwinjira mu ishuri nk'umuyobozi, ni uko bigeze mu itorero, ubwo inshingano obviously zahise zibizanjye nk'umubyeyi uri ku itorero kandi uhahora buri munsi. Ntabwo nagombaga kureka abana bakomeza kuba mu maboko y'abandi bana. Numvise nisaba gukurikirana abo bana, ndabikora atari kubw'izindi nyungu, ariko kubw'umurimo w'Imana. Haba rero nkareba uko abana banywa igikoma, nkakurikirana abarimu, nkajya mu mafayiro,
habaha no kubishyira kuri order kuri ordre kugira ngo bigende neza bahabwe ireme rifatika. Hanyuma rero nkunda gukorana hafi na hafi na Muzehe François, niwe mpamagara ko mbonye nta papier hygienique zihari, ko mbonye nta rame zihari, dukora iki? Ubwo nyine muri bwa bushobozi niho duhita dushaka uko twabona izo papier hygienique cyangwa se izo rame z'impapuro zo gukoreraho amadevoir. Hanyuma ikindi ni uburyo bw'iniforme, n'abana baje bameze nabi, bambaye imyenda inyuranye ivuye ahantu nuko dukari, abandi baje mutameshe imisatsi itogoshe, ariko bageze hano hamwe na komite babashakiye utubodaboda, harimo dufite aho bogosherwa bakabogoshesha, ugasanga ibintu byose by'umwana akenera kugira ngo abe afite umunezero no kumva akunzwe iyo bari mu ishuri barabifite. Gusa iyo basohotse basubiye iwabo niho tugishaka kugira imyumvire yahindurirwa ababyeyi babo. Nabyo twarabitangiye, buri wa kane tuzaduhura n'ababyeyi babo kugira ngo duhindure imyumvire bageze mu rugo. Abana bacu beza bogoshe bambaye uniforme zigomba kugaruka zimeshe, bagomba kumenya ko muri twa duke bakoreye bogoshesha abana. Twarabitanze mbere, ariko noneho turabigisha ko nabo bafite uruhare. Ndumva ari ibyo. Yes, nicyo n'ubundi nanjye kukubaza tunasoza, ese iyo abana bavuye hano bageze iwabo mu ngo, mubona ababyeyi babo se bashobora kubitaho cyangwa se hari n'abajya? Ahubwo dore akazi Muzehe aba afite gakomeye nakubajije, nako kuvuga ngo uyu mwana kamaze iminsi ataboneka, bikanamusaba kujya gushaka wa mwana mu rugo. Yagira agasanga amakimbirane ni amakimbirane, rimwe agasanga umugore yataye umugabo amutera wa mwana ararira agahinja bashize cyangwa akarumunake, ubwo agatangira kongera kwigisha kugira ngo wa mugabo nubwo asigaranye izo nshingano ariko ajya azana umwana mu ishuri. Rero tugana ku musozo, abantu bazareba kino kiganiro bakumva wenda bagize umutima wenda wo kuba bafasha, ngira icyo wababwira. Ni umuntu wese waba ufite umuntu wese waba ufite ubufasha ashobora gutanga, turaza gushyiraho nimero kugira ngo muzaza kuzibona muri description. Umuntu wese rero waba ufite ubufasha, urebye ikiganiro ushobora kuba ufite umutima w'urukundo, umutima w'impuhwe, ni ukuri rwose turakwinginze ubufasha bwo rwose. Urabona nk'uko duhagaze mu ishuri, nta ntebe, abana bicara ku mukeka, baba bakenera ibyo kurya, baba bakenera ibyo kunywa. Rwose turakwinjiza, niba ukuri iki kiganiro wumva ufite umutima wo gufasha, rwose inkunga yawe irakeneye. Ariko noneho jyewe ndabivuga nkanjye, ariko nkawe nk'umubyeyi uzi ubuzima buberamo hano, uzi ibikenerwa, gira icyo usaba abantu. Urakoze cyane. Nanone kuri icyo kibazo, ni ikibazo uretse no kuba ari rero kiri no mu mutima wanjye. Ubusanzwe ni ibintu bimbamo guhora nkurikirana abana hirya no hino bari vulnerable. Ibyo rero ni ibintu bisaba amaboko menshi, ntabwo ukuboko k'umuntu umwe kwabasha kugira icyo kumarira aba bana. Nta kintu kwabasha gukorera aba bana, bakeneye ibintu byinshi cyane. Kimwe muri byo bakeneye, aba bana bakeneye gukundwa bakerekwa urukundo. Kwereka urukundo si ukumuterura ngo umukomange mu mugongo, umuririmbire, umubyinire. Bakeneye inkunga yo mu buzima, kurya, kunywa, kwambara. Ibyo byose bifite icyiciro bigenda bibarirwamo. Iyo birenze ku ishuri bikagera mu rugo, baba bakeneye no kuba mu rugo iwabo wamukurikirana. Niba hari n'agahene waha mama we akakorora, cyangwa se ingurube, muri iki gihe turimo turashyira mu bworozi, harimo n'ubuhinzi. Hari igihe tujya tugira n'abashobora kuba bagura umurima bakawugurira wa mubyeyi cyangwa se wa muryango, hanyuma bwa buyobozi bw'ishuri bugakurikirana. Ni ukuboko kutari kumwe rero kwabasha gufasha bano bana. Ariko mu buryo bw'umwihariko hano ku ishuri, aba bana bafite ahantu bakinira hatoya, cyangwa se bikorwa
za environment batabasha gukiniramo. Yes. Ko niba bakinnye umupira bavunagura indabyo kandi nazo zaratewe, bavuna ibiti, ariko twifuje cyane ko nabo bagira uburenganzira ku mikinire, gukina. Niba biga bakeneye no kugira aho bakinira. Twabitekerejeho rero dusanga hari ukuntu bajya bashyira umucanga ukawumena hariya mu mbuga, abana ntibarengaho, ukabashyiriramo za balansoire. Bazibonye nabo nk'uko n'abiriya bigo bya prive bizifite, nabo byaba ari byiza, bakabasha nabo kugira kwidagadura muri bo, kuko ubwo burenganzira nabwo barabwemerewe. Ikindi nanone ni uburyo bwo kuba bashobora kuba bafite imfashanyigisho. Dukenera ibitabo, tujya dukenera ibitabo, tujya dukenera twa story turiya tw'abana. Ibyo bitabo iyo tubibonye usomera abana ya nkuru bakarangarira muri uturirimbo. Hari n'utundi tuntu bajya bakoresha tujya nusanga mu zindi nasari, ugasanga abana bashobora nibura gushyira akantu hariya kavuga ya ndirimbo nabo bagasubiramo. Icyo gihe nabyo bikabafasha kurangaraho, kuko iyo tubashyize kuri concentration yo kwiga gusa A B rimwe kabiri bakasohoka bakirukanka ku zuba, ubona hari ikintu kibura, hari ikikibura. Ni muri urwo rwego rw'imyidagaduro n'imfashanyigisho. Okay, turabashimiye, twizere ko ibyo bintu mu gihe kidatinze rwose bizaba byahageze. Turabashimiye natwe, murakoze. Oh yes, katwongere rero tubahe ikaze inshuti bakunzi ba Mpinga Sifa Show. Turacyari hano kuri Norerero Itetero rya Nyabitare. Yes, turi kumwe rero n'umuyobozi urihagarariye mu mudugudu. Watangira wibwira abantu bakurikiye Mpinga Sifa Show. Nge nitwa Twagirimana François, abantu umuturage w'uyu mudugudu. Mu nshingano zanjye umudugudu nshinzwe ingo, usanzwe nshinzwe ingo, akaba ari nayo mpamvu bampaye kugira ngo nkurikirane ingo. Nshinzwe ingo cyane cyane zibanye nabi, zitameranye neza, ushinzwe gukemura amakimbirane mu mudugudu. Okay, ariko rero none ku rundi ruhande turi kumwe n'umuntu ukomeye cyane, akaba ari Mpinga. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane kumpa ikaze kuri Mpinga Sifa Show. Okay, hanyuma rero umuyobozi, igitekerezo cyo kuba mwakora rino rerero cyavuye hehe? Igitekerezo ntabwo ari icyacu, igitekerezo ni icya guverinoma. Nk'uko perezida wacu akunda gutekereza rubanda rugufi, igitekerezo niho cyaturutse kuko byanatugoye kubyumvisha abaturage. Niba batekereje ko cyane cyane abona ko abana b'abantu batishoboye batabasha kwiga garidiyene bagera mu maprimeri bakananirwa kwiga kubera ko nta base, nta bintu by'ibanze baba bafite. Niho rero yatekereje ati mwebwe nk'umudugudu nk'igihugu murebe, ntabwo ari umwihariko wa Nyabitare, ni umwihariko mu Rwanda hose. Ngira ngo no muri perezidanse ririyo, irerero ririyo. Bityo twe tukagira umwihariko kuko dutuye mu nkengero za Kigali. Abantu bose baza bakurikiye bashaka imirimo iciriritse, baraza bagashakana, ni byiza, bakabyara, ni byiza, umwana wa mbere ni byiza, uwa kabiri ni byiza, bagera muri batatu. Akenshi baba bakora imirimo iciriritse, ni umwe n'umuyede, undi n'umufundi, undi yaje bahuriye mu guhinga. Umubyeyi umwe agata umwana aho ngaho, igihugu kigasigara n'iki, kigasigara bwa bwana bwirirwagaho umuntu uza mu gutserera. Nibwo rero bashatsemo abantu bashobora kuvuga, abantu bakumva, bampitamo bati ugende urebe ikibazo kirimo mw'abo bana, ushaka uburyo abana bashobora kubona uburyo biga kandi aba ari mwe mubigisha. Ibyo rero kubisobanura nabyo byaragorana, kuko babwiraga umuntu uti aba bana kuri badashoboye, badashobora kubona Minerva, badashobora kwiga garidiyene, bigende bite? Ati
nanjye n'abanjye barananiye, ariko bityo twagiye tubumvisha cyane cyane, ariko ikibazo gikomeye n'ababyeyi babo. Ababyeyi babo kugira uzabumvishe, uzamukureho umwana uti mwigishe, kuko twatangiye imyaka 2 ya mbere umubyeyi ntacyo twamubazaga na kimwe. Twarabanje nkajya mu ngo, nkagenda nkabana nkabazana, yemwe byaba ngombwa nkashyiraho n'igitsure, kuko bari bari twibaga pe, aravuga ati uwo mwana ko umujyanye uheka muri umunawe, kandi hega muri umunawe kanya akabyara undi akaza agashyira aho ngaho. Noneho turagenda abana turakusanya, ndumva ku ikubitiro rya mbere twari dufite abana 22, turabigisha pe, tubitaho turabigisha cyane cyane kubashakira igikoma bashobora gufata saa 3 saa 4. Nta kundi twagiraga, nagendaga nkinginga, nkavugana n'abantu bumva, nkababwira nti abana bakeneye igikoma, tugaterateranya abana bakabasha kunywa igikoma. Noneho bituma n'abandi bumvishe hantu iyo njyanye uwo mwana abona igikoma. Abana batangira kuza, tubona abana 20, ndumva ubu tugeze abana 56. Mama pasiteri byinshi yabivuze, twari dufite agashuri gatoya, tuza kugira icyumba byura kinini, ariko urabona ko byibura abana ababyeyi bamaze kubyumva. Hari ikintu rero, kuko ikibazo ntabwo ari abana, ikibazo ni ababyeyi. Nibwo naje kuvugana na mama pasiteri kimwe n'abandi bantu mu mudugudu, dushaka ababyeyi babo nabo tubigisha. Ubu twarabafashe, bafite ikibina, babaza kwishyira hamwe bagahura, tukabigisha, tukabasha kubigisha, tukabereka ko abana atari umutwaro ari bo mu mutwe wabo, ko abana, umwana iyo yavutse byanze bikunze igihugu, dufite igihugu cyiza kigomba kubitaho ku buryo abana biga. Ubu rero uyu mwaka ni uwa 3, ikindi cyiciro cya 3. Abambere bari mu wa 2 primaire, abandi bari mu wa mbere. Aba nabo bazajya mu wa mbere ku cyiciro cya 3. Ikindi kandi baratsinda, kuko nk'abo dufite mu wa mbere no mu wa abo bana biga primaire, tugira abana bafite amanota 96. Nimugaruka tuzabereka amabirote yabo, kuko nabo mu kanya ndajya kureba amabirote yabo kugira ngo nabo tubabaze ibintu bakeneye, kuko bacyakeneye byinshi. Usanga bakeneye amakayi, umubyeyi wabo ntibabwira ngo guri ikayi, ntabwo ashaka kucyumva. Hanyuma iyo abana bavuye hano, dore ko ari abana mufasha batishoboye, ababyeyi babo baba batishoboye, iyo bavuye hano muri rino rerero bakajya kwiga primaire, ubwo mubigenza gute? Murakomeza mukabikurikirana? Ese biga ku kihe kigo? Mufite ikindi kigo cyanyu muboherezaho nk'itorero cyangwa? Dufite ikigo cy'akademi hano hirya gatoya, ntabwo ari kure. Abana bose bavuye aha niho tubajyana, tukabakurikirana buri gihe. Ku munsi w'intwari mu kwa 7, bana batuzanira amabirote, tukerekana ku mugaragaro, turakurikirana mpaka kugeza igihe barangiza primaire. Aho bishyurirwa nande rero? Aho ubundi ikigorana n'intuza ni gutangira, kuko bakeneye iniforume 2, bakakenera imipira 2, bagakenera ibyo byose. Tuvugana n'abaturage bacu, turababwira kumva, noneho tugaterateranya ku buryo umwana agenda afite ibikoresho byose, akajya mu wa mbere afite ibikoresho byose. Urabona leta yadukoreye ikintu cyiza cyo kubashakira ifunguro ryo ku manywa. Ubyo atanga 1,000 ku gihembwe. Aho rero umubyeyi nawe kugira amenye uruhare rwe, atanga icyo 1,000. Ariko ntitujya bajugunya, kuko turagenda tukajyayo kenshi, naho nkabakurikirana, nkareba icyo umwana abuze, tukabasha kukimubonera, kuko ababyeyi babo bafite ikibazo, nibo bafite ibibazo kurenza abana babo. Akaba ari cyo nayo mama pasiteri turimo turwana nacyo. Ubu abo dufite ubu ngubu dutangiranye ubu ngubu, twashyize mu matsinda, twaratangiye, bose baraza ku wa 4 akabigisha, akabereka ko badakennye, ahubwo bafite ikibazo cyo kutumva abana babo. Arageza akabigisha. Dufite uduporoje tworoheje, hari uwatwemereye ko ashobora kuzabigisha gukora amasabune. Mama pasiteri yabemereye ko azamutuzanira umuntu ubigisha ababyeyi b'abo bana gukora uducupa, bagashyiraho amasaro, utuntu tworoheje gutyo, nabo bakumva ko hari ikintu bashoboye gukora. Noneho ubwo tugize amahirwe muzamubitwamamariza,
bagire. hanyuma rero bimwe mu bibazo mama pasiteri yatubwiye, harimo ikibazo cy'intebe, abana ntabwo bafite aho bicara, harimo ikibazo cy'ibyumba agomba kwigiramo kuko batubwiye ko abana biga mu byiciro bitatu, n'ifunguro. Nkamwe nk'ubuyobozi ese mubiteganyaho iki? Ese mwigeze muvugana n'inzego zibishinzwe harimo nka Minedike kugira ngo byibuze mubone ko hari ubufasha babahereza, cyangwa se no kuba mwabona imfashanyigisho nk'ibitabo by'abana bigiramo? Burya ngombwa ni uko leta icyo yadukoreye yavuze iti mwerekane ikibazo iyo cyagaragaye ibisubizo biraza. Urabona nk'ubu bandikiraga hasi bakagira gute, ariko hamagara abantu bakaza bakareba. Mama Sifa nawe yaje, hari abamaze kuduha intebe zigeze muri, kuko twari dukeneye udutebe byibura tw'ibihumbi 280 kugira abana bicareho. Iyo ikibazo cyaje n'ibisubizo burya biraza. Mu kanya hari uwabanje mbere aduha ibihumbi 180 muduteye kugira ngo abana nibo batangiye muzaza murebe, byibura bafite ahantu uburyo bicara. Ikindi tutaza kwibagirwa ni uko ntabwo ari abo bana twagize dufite gusa, dufite n'icyiciro cy'abantu batazi gusoma no kwandika. Nicyo ngiye kukubazaho, wagira ngo urimo urantekereza. Igitekerezo cyo gufata abantu bakuru bacicije amashuri cyangwa se batigeze bakandagira mu ishuri na rimwe, cyo cyavuye hehe? Hari abakecuru twaganirije barenze 2, igitekerezo cyo cyavuye kugira ngo muvuge ngo hari n'abantu bakuru batazi gusoma no kwandika, reka nabo bazi. Igitekerezo hano cyavuye, usibye ko na leta y'u Rwanda nyine ishishikariza abantu kwiga gusoma no kwandika, ariko twaho twagikuye mu mudugudu, hari umukecuru mwabonye yari ahari, afite abuzukuru, kuko abana urabona dutuye hafi ya Kigali, abana be barabyaye bakajya baza bakashyira abana aho ngaho. Noneho twabaha devoir, umukecuru ntamenye ibyo ari byo. Niwe muntu wa mbere waje arambwira ati rwose ati nawe ndashaka kuzaza kwiga kwandika. Bivuga mu mudugudu, tubijyaho inama mu mudugudu, tubivuga mu nama z'abaturage. Ubu dufite abageze muri 12 biga kuwa mbere no kuwa kane guhera saa 9. Ariko rero hacamo benshi, hari abantu benshi baraza, cyane cyane nk'aba b'abarokore bashaka gukena kwiga Bibiliya atabizi neza, akaza dufite abarimu bakabigisha ku busa, ku buntu. Ariko ubu na leta nabonye duha amakayi, kuko no kwigura ikayi byaragoraga, yaduhaye amakayi ku buryo baraza bagasanga, baduha ngo zo kwandika ku kibaho, baraza ibikoresho bakabasanga, ntacyo tubaza, baraza bakiga gusoma no kwandika, bakabasha byo gukosora abana bari abana, kandi twabonye birimo bitanga umusaruro. Hanyuma rero tugana ku musozo, ni izihe mbogamizi ufite cyangwa se mwebwe mufite nk'ubuyobozi bw'inotero cyangwa se nk'umuntu uhagarariye ino shuri ry'irerero ry'abana batoya, ni izihe mbogamizi mukunda guhura nazo cyane cyane ubuzima busanzwe bwa buri munsi, haba mu kurera aba bana n'ibindi bikorwa bya buri munsi, kugira ngo inshingano mwihaye mukomeze muzigereho? Uburezi ni ikintu gihenze, ntabwo twavuga ko twageze iyo tujya. Uburezi burahenze pe, ariko burya icyangombwa ni ukwerekana ikibazo. Iyo ikibazo gihari ibisubizo biraza. Icyo twakoze ni ukwerekana ikibazo, uje wese arakibona, ufite icyo akagikora. Ariko ntabwo twe tuwishingira ngo tuvuga ngo leta ni twe, ntabwo umudugudu ufite amazu ameze gutya dushobora kubura ukuntu twarera abo bana, kugira ngo, kuko abo bana uranga kubarera ntibazagucukurira inzu. Abo bana uranga kugira icyo batanga, kuba ikiro kimwe cy'isukari ngo binywere bagire, ntibazagucukurira inzu. Ariko rero dukomeje gutya, abana urabona dufite abana 56 bagombye kuba n'ubundi bacaracara. Ibibazo birahari, ntabwo tugira twebwe ibyo dushoboye turabikemura. Ntabwo iby'ibanze ubona bibaremereye. Iby'ibanze cyane urabona ko dufite iki cyumba nacyo ni gitoya. Ubu mwaka utaha naho dukeneye abandi banyeshuri, dukeneye ahantu hagari ho kugira ngo twagure, kandi harahari ikibanza kirahari, ariko kucyubaka nibyo tukirwana nabyo. Ariko uko burya ibintu uko ikibazo cya mbere twatangiye tubura abana baraboneka,
tugira icyumba gitoya twabuye icyisumbuyeho byose rero buhoro buhoro ntabwo twatega leta twebwe ubwacu tuzajya tugikemura uko Imana idushoboje nuko kandi n'abaje kutureba dushoboye buri kintu cya mbere kigoye ni ukwerekana ikibazo ntabwo kwerekana ikibazo rero abantu tuyiharuye ukuntu bangana nta muntu yaba yaraje kubaka inzu ya miliyoni 150-200 hano ngabona ubwana bwandagaye yumva yishimye umweretse dore ikibazo uko kimeze ntabwo arirwa kuzana amatafari 5-6 tukayagerekeranya yenda ejo bundi harwo twazagira amahirwe tukabona ibyumba bihagije ku buryo abana bo mu mudugudu wa Nyabitare babona ahantu bigira neza bisanzuye. Okay, rero reka tuganirize sasa noneho na Mpinga. Mpinga tuguhaye ikaze iwawe kano nta kibazo tuguhaye ikaze. Murakoze cyane murakoze cyane kuba ikaze mu rugo bakunzi ba MS Show ndabasuje ngisanzwe mbahaye bizu murabizi ko bizu ari ibintu ngomba kujya mbaha buri munsi. Okay Mpinga, reka tuganire noneho wowe iri shuri waribonye gute? Ese wari usanzwe urizi urabona turavuga ati reka tuze hano hari abana bagiye gufata indangamanota reka nze mbaganirize ariko ntabwo waje gura imbokoboko gusa hari icyo waje witwaje nubwo kidakomeye ariko burya icya mbere ni umutima ukunda ndetse n'umutima wo gufasha. Hanyuma iki gitekerezo wakigize gute kugira ngo iri shuri rimenye unaze no kubasura? Igitekerezo cyawe urabona rero nka Mpinga ukunda gukora ibintu byo guteka ari aho yibereye mu rugo akajya ateka akereka abakunzi be ukuntu ateka ibintu bitandukanye. Urabona ninjiye mu bintu bya sinema ubu nsigaye nkina mu nzira y'umusaraba nkakina mu rukundo rwanjye nkakina umutima ukomeretse. Izo ni filime maze kugaragaramo. Ubwo rero twagiye gukina filime twagiye gushutinga urukundo rwanjye ndakeka nibwo twicaye nyine ko kundi muganira n'abantu turicara n'abo bagabo turahura ndi kumvuga ati mana yanjye wampereza abana twazasangira ndumva nshaka gusangira n'abana ariko numvaga mu by'ukuri ntago nari nzi abana nshaka gusangira nabo navuga nshaka kuzateka nkagira abana dusangira bahita bambwira ngo kuzi ko dufite abana bameze gutya batameze neza bari mu buzima bubi urumva guturuka ahantu ndi no kugera ahantu harimo urugendo runini ndabwira ahubwo se ibi ni Imana ibikoze. Ndavuga rero reka noneho ngewe nzaze bikore nisangirire n'abo bana kuko ngiye mu buzima busanzwe nkunda abana nkunda kubona umuntu wishimye sinkunda kubona umuntu ubabaye. Ndazi nyine ndababwira ati noneho nzaza ndanabapopoza ndababwira ati rero ngiye kuntu nzabigenza nzateka nshaka kuza numvaga nshaka guteka amapirawu ngateka ibiryo bishoboka nyine twaza tugashyira n'abafasha amabirite tugasangira nkumva nibyo biri bunezeze cyane. Umuyobozi arambwira ati kuya wihita ujya muri ibyo urumva ko ahubwo twabanza tukakora ibyoroheje uzashaka utuntu tworoheje urumva ni muri urwo rwego rero ntazanye ibintu by'ibiryo ngo babone turiho turakanda umuceri niyo mpamvu nazanye utuntu amabiswi amaji dusangira n'abana mwabonye ko ari abana beza kandi rwose mwarakoze cyane. Ni igikorwa cyiza ni igikorwa cy'abagabo ni igikorwa cy'urukundo iki gikorwa n'Imana iragishima. Ni ukuvuga ibintu byose ntabwo leta yacu tuzajya tuyiharira ibintu byose natwe turi abanyarwanda hari ibintu byinshi tugomba kujya twishakamo ibisubizo ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu ngo bafite ubushobozi burenze cyane ku buryo oya nta n'ubu waba buhari ariko uragerageza ukavuga ngo ese mu bintu nigomwe iki nticyagerwaho. Ni muri urwo rwego rero umuntu yigomwa byinshi akaza agakora ikintu nk'iki ngiki. Murabona twasanzemo nahageze batuganiriza nta ntebe bafite ngo babonye intebe bamaze kugira amafaranga 150 baraburaho 80 nababwiye mu bushobozi buke mfite nanjye 80 ndayabashakira tuyashyireho ariko abana bagire gute barare bajye baza kwiga bataryamye mwana yicaye ku mukeka ari kwiga hari ibintu byinshi umuntu yangiza ntabwo ari amafaranga menshi cyane. Hanyuma rero baravuga abantu rero bakuzi cyane cyane bazi ko uri umubyeyi ukunda abana ukunda gufasha cyane abakuzi ariko abakuzi ni iki wabwira abandi bantu bakurikiye Mpinga Sifa Show kugira ngo byibuze nimba ari umutima wo gukunda ufasha turabona ko rino rero pe rikeneye ibintu byinshi cyane nimba ari umuntu wenda ukurikiye atari wowe ufite ubundi bushobozi burenze cyane ko ubushobozi buri hano twebwe twabonye burenze uko twebwe tubitekereza urakurera ni ikintu kitoroshye bakeneye ibitabo bakeneye imfashanyigisho bakeneye ibintu byinshi cyane ndetse nk'umuntu wese ushobora kukibona ubona iki kiganiro dukurikiye n'iki kintu wamusaba byuze mu bintu bijyanye na support kugira ngo dukomeze dushyigikire ireme ry'uburezi.
ikintu nasaba abantu bakurikiye Mpinga Sifa Show, ahantu twageze twahabonye abana benshi, abana badafite imyambaro, batambaye neza rwose, bafite imyambaro ubona icitse, bakeneye amabage yo kuza ku ishuri, bakeneye amakaye, bakeneye amakaramu, bakeneye utuntu twinshi cyane. Urabyumva, abantu rero bafite ubushobozi bwinshi cyangwa buke bumva bafasha abo bana muri icyo gikorwa, babigiramo uruhare, ntabwo bazaba bakoreye abana gusa, ahubwo bazaba bandikishije no mu ijuru ko ari igikorwa bakoze. Burya iyo ugize neza Imana iravivura, ntabwo ari kuvuga ngo ugira neza gusa ngo utereye iyo, kandi iyo uri mu kugira neza ntabwo uvuga ngo ndakora iki kugira nanjye bazanyiture, icyo gihe nta kintu wazakora. Wowe uravuga ati ngiye gukora iki ngiki, Imana izampa umugisha, kandi ko kwirawuguha iyo wabikoze n'umutima ukunze w'urukundo, Imana irabikora. Ndumva rero umuntu wese wakumva yazagira icyo yabona yafasha abana, ku buryo bagiye kongera gutangira ikindi gihembwe twazaza nenda tubazaniye amakaritable, tubazaniye udukweto, tubazaniye imyenda, icyaba cyabonetse tukakizanira abana bagiye gutangira amashuri. Ndumva aribwo baba babikeneye cyane. Noneho ahubwo ikindi natekereje, urabona ko twaje dufite mabiswi n'amaji. Ubwo navuze ngo umuyobozi mu gihembwe cya gatatu, urumva ko haracyarimo ikindi gihembwe tugiye gutangira. Mu gihembwe cya gatatu ndashaka noneho kuzaza tukabatekera, tugatekera abana, tugasangira n'abana n'ababyeyi babo. Urabona ko uyu munsi twagaburiye abana, ababyeyi twabakujeho. Ariko mu gihembwe cya gatatu muzatumenyesha igihe mugiye gusoza, mu gihe cyo gusoza amanota, tuzaze duteke, dusangire, dusabane, tunabyine rwose, abana bishime. Iyo ubyinnye ukishima, burya hari ikindi kintu kiremeka muri wowe. Okay, yes. Hanyuma rero muri bimwe twagiye twumva supervisor cyangwa se mama pasiteri yatubwiye, harimo zimwe mu ngaruka bagenda bahura nazo cyangwa se challenge, ibintu bijyanye n'umuryango. Aba bana turimo tubona hano badafite ubushobozi bwo kuba bajya mu ishuri, ni ukubera ingaruka ababyeyi babo nyine baba bagize ingaruka, of course harimo kutishobora cyangwa se kuba badafite ubushobozi runaka. Ariko ikibazo nyamukuru ni amakimbirane aba mu ngo, noneho bigatuma noneho n'aba bana baba victime. Ugasanga abana ntago babonye basic needs kubera ingaruka z'ababyeyi babo. Nk'umubyeyi, nk'umuntu ukunda gufasha, ni iki nihe nama wagira abantu bafite ingo, imiryango muri rusange, kugira ngo ibi bibazo by'abana bandagaye, abana tubona ku muhanda, abana badafite ubushobozi bwo kwiga, nihe nama wabagira byibuze? N'umuntu ureba iki kiganiro avuga ngo nanjye ibintu reka mbyirinde, ingaruka zitazaba ku mwana wanjye. Ni ukuri ikintu umuntu yabwira ababyeyi, icya mbere ababyeyi bajye babanza biyumve ko ari ababyeyi. Ababyeyi bumve ko batagomba kwikunda kuruta gukunda abana babo. Ababyeyi bashyire hamwe, bakundane, kubera ko hari ukuntu umubyeyi yagenda akihugiraho ntatekereze ku mwana yabyaye, kandi ingaruka iyo hajemo amakimbirane mu muryango, ingaruka zigera ku bana directement, zigera ku bana. Ni ukuvuga ngo umwana niwe uhura n'ibyo bibazo byose, n'ibyo bibazo. Nk'ubu hari umwana mama pasiteri amaze kunyereka none aha duhagaze hano, akana kababaje cyane k'agakobwa, ambwiye ukuntu atarazi ibibazo byako, ukuntu kariye, ukuntu ni akana kirera, ikintu cyose kabajije kakubwira ngo yego, igihe ukabwiye ngo yego, ariko ukabona gusa karatemba amarira mu maso. Urumva ni ibintu bibabaje, nk'umuntu wabyaye ubona icyo kintu ukumva agahinda karakwishe. Ni ukuri nasaba ababyeyi bose aho bari bagerageze bakunda abana, ntibakunde gusa, ntunavuge gusa ngo ndakunda abana nabyaye. Abana dukunda abana b'igihugu. Ababyeyi bagerageze bashyire hamwe, bumvikane, bafatanye inshingano. Umubyeyi w'umupapa ntavuga ati ni wowe gusa ugomba kumenya inshingano z'umwana. Oya, inshingano z'ababyeyi bose zirabareba. Uko umwana atekereza, uko umwana agenda, uko umwana akura, mwese mukabifatanya. Ese ni iyihe mpamvu umwana wacu ahora yigunze? Mukakimenya nk'ababyeyi, muricara mukaganira. Ariko ababyeyi b'iki gihe ntihazamo ibintu by'ubusinzi, ibintu by'ubusambanyi, nta hantu bizagera. Kuko akenshi usanga ibyo bintu bijya biva he, ugasanga umugore yigize indaya, umugabo yigize indaya, cyangwa se umugabo ni umusinzi, umugore yamara kubona umugabo ari umusinzi cyane nawe akahita yibera indaya. Ubwo si urwo rugo koko wambwira ngo bazabyara iki? Abo bana niba bandi dusanga mu muhanda, nibo aba bose tuba tubona bateje ibibazo. Rero twababera ibisubizo, njye nicyo nasaba ababyeyi. Okay, so rero bakunzi bari bakurikiye ikiganiro kuri Mpinga Sifa Show, turabashimiye kandi tunakomeza kubasaba ko mwakomeza mugakora subscribe, share and comment kugira ngo dukomeze turusheho twagure umuryango. Kandi wowe ufite ubufasha, ushaka gufasha rwose, nimero uraza kuzibona, ushobora no kwandika muri comment ukavuga ati nanjye hari ubufasha nshaka gutanga,
kugira ngo aba bana bakomeze nabo bamere nk'abandi bana kuko umwana ni Rwanda rwiza. So rero turabashimiye. Mwakoze cyane. Mwakoze cyane. Bizu.